uyu munsi tubona abantu bari kumwe bimeze neza rwose, ejo ukajya kumva ngo batandukanye. Gatanya ziravuza ubuhuha mu Rwanda ho ni ibindi bindi. Umugabo wari ufite umugore mwiza akamuta, ejo ukumva ngo yashatse undi. Boyfriend wawe mugatandukana uyu munsi, mu cyumweru gitaha ukumva ngo yakoze ubukwe. Niki mu by'ukuri gishobora gusenya urugo? Niki gituma inkundo z'iki gihe zirangira vuba? Ikibazo cyiza cyane, gusa uratungurwa n'igisubizo ngufitiye. 5 things that can affect the health of your relationship. Uyu munsi reka tuvuge ku bintu 5 bishobora kugusenyera. I will be right back. Okay, let's do this, guys. Listen, it's not everybody that is alive that is healthy. Amen. Sinzi niba ibyo mvuze mu byumvise. Buri muntu wese muzima ntibishatse kuvuga ko ariho. Hari abantu bazima ariko mu by'ukuri batariho. Bahumeka ariko mu by'ukuri nta buzima bafite. Hari abantu bazima bahumeka ariko barwaye bikomeye, barembye. N'ingo z'uyu munsi rero niko zimeze. Hari abantu bari married, yes, ariko ingo zabo nta buzima zifite. Abantu bari mu ngo ariko badafite urugo. Mu by'ukuri me as a relationship counselor, intego yanjye cyangwa se icyo nifuza si ukugira relationship gusa, si ukuba married gusa, no. Si ugushaka gusa si icyo nkwifuriza, ahubwo mbifuriza no kugira urushako ruzima, mbifuriza kugira urugo rwiza. Sometimes I wish that the standards measurement of a relationship can be obvious really. Rimwe na rimwe nifuza ko ibimenyetso biranga relationship nziza cyangwa se bikwereka kuzagira urugo rwiza nukomezanya nuramukubanye n'uwo muntu cyangwa se bizanga down the line urugo ruzanga. Ibyo bimenyetso nifuza ko byakabaye bifite nk'icyapa kinini byanditseho cya cyapa kigaragarira buri muntu wese, ku buryo wajya muri relationship wabona itujuje bya bintu byose biri ku cyapa, bya bintu biranga relationship nzima iganisha kuri marriage nziza, wabona bituzuye bitavamo iyo relationship nawe ukayireka hakiri kare cyangwa se ukagenda gake gake. Nkuko ujye gusaba akazi bakakubwira bati requirements ni izi, utujuje ibi nibi ntabwo tumufata. No muri relationship nakwifuje ko ariko bimera, ukavuga uti relationship itameze itya itujuje ibi nibi ndabizi neza ko ntaho yazangiza usibye kuntesha igihe gusa. Of course ibyo bimenyetso birahari, ariko ntekereza ko na n'isaha hari abantu batabizi, badafite amakuru na make cyane ko ari ibintu bibera mu mutwe bitabera inyuma bitagaragarira amaso. Hari itandukaniro rinini cyane hagati ya relationship na healthy relationship. Hari itandukaniro hagati y'urukundo n'urukundo ruzima. Hari itandukaniro hagati y'urugo n'urugo rwiza. Abantu usanga turi mu byiciro 4. Hari abatsinda mu ishuri, that means they do well academically. Mu ishuri rwose amasomo barayumvaga, bizamini barabitsindaga, amanota bazaga mu ba mbere, ariko basohotse mu buzima busanzwe byaranze nta terambere. Umva, ibyabafashaga gutsinda mu ishuri mu buzima busanzwe ntibyabakundiye kubikoresha. Hari na cya cyiciro cy'abantu kandi iki ni cyiciro cya kabiri ndi kuvuga, ba bantu bari abahanga ariko ndavuga mu ishuri ariko no mu buzima busanzwe ugasanga byarabakundiye, barabikoze birakunda. Hari na babandi batsindwaga mu ishuri ariko bagera hanze nibo bakire, nibo bubatse amazu y'ibitangaza, nibo batwara imodoka z'akaga. Mu ishuri barabaswa amadebe yigenda ariko mwakubitana hanze ntiwumva uko byagenze. Imibare ntibayumvaga ariko ubu nibo bafite ama business akomeye. Muri quartier Matewusa amazina yabo arazwi, n'abashoramari bakomeye. Iki nicyo cyiciro uzasangamo Bill Gates na Mark Zuckerberg n'abandi nk'abo ngabo. Hari kandi n'icyiciro cya nyuma cya kane ngiye kuvuga sasa cyaba abantu bwabo batazi icyo bashoboye mu buzima. Mu ishuri reka byarabihishe ndetse no mu buzima busanzwe byarabacanze. Utahoho aho Claudette niho nge mbarizwa. Ubuzima rero sometimes hari ubwo bumera nk'ishuri. Hari igihe resulta cyangwa se results zisohoka ibyo wakoze bikajya hagaragara. Mu ishuri yari impapuro za quiz cyangwa se za examen, uri kuzitanga, uri gutanga impapuro, urupapuro rwawe arukuzanira ku ntebe arwubitse, amanota yawe yayahishe, and sometimes nuwo mwicaranye ntamenye ibyawe, ntamenye amanota wagize, uretse wowe na mwarimu n'uwo ngo uri gutanga impapuro nimwe mumenye amanota. Yewe n'uri kuguha impapuro sometimes hari igihe atibuka yo wagize.
wagize, you know. And sometimes mwarimu nawe ntamenya, ntabwo aba yibuka neza yo wagize. Aba yibuka abana b'abahanga mu ishuri ariko ntabwo aba yibuka exactly ngo runaka yagize aya manota ya naya, you know. Ntabwo yapfa kwibuka exactly amanota ya buri munyeshuri wese. Ariko mu ishuri ry'ubuzima sha, amanota yawe ajya ku karubanda. Iyo utsinzwe isi yose irabimenya. Ubuzima busanzwe nta banga bukugirira. Amazina n'amafoto yawe bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iyo results zitari nziza zisohotse zirasakara. Ngiki kibazo cy'ishuri ry'ubuzima. Isengesho ryanjye uyu munsi ngusabiye aka kanya ni ugutsinda muri iri shuri ry'ubuzima mu izina rya Yesu. Nunatsindwa Imana izakurinda igisebo, izakugirira ibanga, izaguhishe mu maso ya rubanda mu izina rya Yesu. Kandi bamwe muri mwe murabizi ko haraba Imana yaduhisha. Hari ibintu bimwe na bimwe twakoze biramutse bigiye ku karubanda ewana, abantu baducira urwa Pilato. Isi yahita idukansoling. So ikiza cya exam yo mu ishuri iyo utsinzwe usanga hari amahirwe ya kabiri, hari retake, hari repessage, right? Ariko mu buzima busanzwe usanga nta mahirwe ya kabiri ni yabonetse azana ikiguzi. Je mundi nasomye quote ahantu ivuga ngo marriage is like a pancake, there is no shame in throwing out the first one. Woo! Hey. Ngo mariage ni nka pancake, pancake ndayita gute mu, reka tuvuge nka chapati. Katuvuge nka chapati mu Kinyarwanda. Chapati ni Kinyarwanda ra, ni Igiswahili ni iki ntabyo nzi. Ngo ubuzima ni ngo mariage ni nka chapati, ngo nta soni biteye kuba wakora ya mbere ntize neza ukayijugunya kuko nyine wayikoze nabi nibwo ugitangira, uracyari uraregera umuriro neza, you know, nta wenda washyizemo nyinshi se kije kibyibushye cyane, you know, nta soni biteye kuba wajugunya ya mbere. Ikosa rikomeye mu buzima no gufata inama ukayikurikiza. Divorce uko yabimeze kose, yaba ya mbere cyangwa ya gatatu, izana ikiguzi, isiga ibikomere, yikoreza abantu umutwaro, itera ihungabana, itwara amafaranga tutibagiwe igihe. Mu ishuri ry'ubuzima nta muntu ukubwira aho ugomba kwiga, nta muntu ukubwira ikizamini kigutegereje imbere, nta muntu ukubwira icyawe uko kizaba kimeze. Maybe we n'urushako, undi bishobora kubura akazi, mugenzi wawe ashobora kuba ari infertility, ikizamini cyo kubura urubyaro. Hari ibizamini utsindwa mu ishuri ariko ukimuka anyway. Ariko hari n'amasomo udashobora kwimuka utayasubiyemo, ari nayo utsindwa ugasibira most of the times. Muri ubu buzima nubwo utamenya ikizamini kigutegereje, ariko ni ngombwa cyane ko witegura ukareba ibintu by'ingenzi ugomba guha umwanya wawe. Mu ishuri hari amasomo rwose atamataringa, anyway amataringa ariko atari that much important. Biragoye ko umwana mu ishuri bamusibiza ngo nuko yatsinzwe religion cyangwa se yatsinzwe iyobokamana, ariko utsinzwe imibare, Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, ayo masomo yasubiramo. Same thing in life, si ibintu byose byakagutwariye umwanya. Si ngombwa gukora ikizamini cya buri somo, ariko ni ngombwa cyane ko wita kubimataringa. Bya bindi nta negotiation ihari. Uti none Claudette, ni ubuzima busanzwe nkuko babitubwiye, nta timetable buduhereza ngo tumenye ngo ejo tuzahura n'iki kizamini, tuzamenya twitegura dute. Don't worry, I'm glad you asked honey, I'm glad you asked, don't worry, I got you. So ndaje nkubwire chapitre ubuzima butangaho ibizamini bikomeye, bityo ube witegura hakiri kare. Imwe muri chapitre z'ubuzima ugomba kwitaho cyane cyangwa ugomba gufocusingaho, ugomba kuinvestingamo time yawe, uko ubuzima buzakubazaho exam ikomeye. Number 1 is your spiritual life. Relationship yawe n'Imana, imyemerere n'imyizerere yawe ni kimwe mu bintu by'ibanze. In fact nicyo cyambere ugomba gukoraho cyane, kuko ibyo wizera nibyo bigena uko witwara, kandi uko witwara niko kugena kure uzagera mu buzima. In the area nanone ugomba kwitaho mu buzima, ndazivugaho nirukanka cyane. In the area ugomba kwitaho mu buzima bwawe ni finance, amafaranga. Ugomba kugira ubumenyi mu kubasha gukorera amafaranga no kuyazigama, kuko kimwe cya gatatu cy'ibibazo muri ubu buzima, my friend, ndagira ngo mbwire ko bidakemurwa n'amasengesho, bikemurwa n'amafaranga. In the area nanone cyangwa se indi chapitre y'ubuzima ugomba kwigaho, kuko naho hari ikizamini kigutegereje, ni relationships, imibanire yawe n'abantu, abo muvuka, nabo mukora, nabo musenga, nabo muturanye, abakiriya bawe, abahisi n'abagenzi. Abantu biyahura atari kubera inzara, ahubwo most of the times biyahura kubera disappointments. Biyahura bitewe nuko bakomerekejwe cyangwa se bahemukiwe n'abantu bizeraga bikomeye. Most of the times
romantic relationships, inshuti, ababyeyi, relationships cyangwa se umubano wawe n'abantu usobanuye byinshi mu buzima. So twakora iki rero ngo izi area eshatu maze kukubwira sasa arizo spiritual life yawe cyangwa se relationship yawe n'Imana, imyemerere cyangwa imyizerere yawe, finance, relationship yawe n'amafaranga, ndetse na relationships, ndavuga imibanire yawe n'abantu. Twakora iki ngo izi area tubashe gutsinda muri zo? So reka dusome Imigani 6 umurongo wa 6. Wa munyabutewe, sanga ikimonyo witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge. Icyo umurongo ushatse kuvuga ni iki? Your results in life is tied to your ability to learn. Kimwe mu bintu nzi neza ko bizahindura ubuzima bwawe by'iteka ryose n'ubushobozi bwawe bwo kubasha kwiga. You need to learn. Ukeneye kwiga. Niba ushaka kugera kure mu buzima, really ubimininga, ndavuze nti niba ushaka kugera kure mu buzima, ukeneye kwiga. Ukeneye kwiyungura ubumenyi. Kwiga ugomba kubigira imwe mu nkingi zikomeye zubatse ubuzima bwawe.